reka dukomeze tureba ngo umwuka wera ninde. Umwuka wera ninde? Bibiliya niyo tureberaho, nayo dukuramo inyigisho zose dukora. Reka ntangire mvuga ngo umwuka wera ni Imana ubwayo. The Holy Spirit is God. Nta watandukanya umwuka wera n'Imana. Ntituri bubitindeho cyane about the Trinity, ariko umwuka wera ni Imana. He is God. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 5, Acts of Apostles chapter 5, ushatse wahera ku murongo wa mbere w'ibice 5 byakozwe n'intumwa ukageza ku murongo wa 10, ariko let me pick 3 verses. Verse ya 3, iya 4 n'iya 9 bitwereke uburyo umwuka wera ari Imana. Hano ni igihe intumwa in the first church zateranaga, noneho abantu bakundaga gutanga ibyabo bakabisangira. Rero umugabo witwaga Ananiya na Safira, Bibiliya itwereka ko ari umugore we, baragenda nabo bajya kugurisha isambu yabo. Bibiliya ivuga kugura, mu Kinyarwanda to sell, bagurisha isambu yabo. Hanyuma umurongo wa 2 avuga ngo agabanya ku biguzi. Uwo ni umugabo, agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa, ikindi gice kigumishayo. Hanyuma Petero aramubaza ati, uwo ni umurongo wa 3 mushaka cyane, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera? Kano tukumve cyane, kubeshya umwuka wera. Ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera? Reka wenda nkomeze hepfo ku murongo wa 4, ukiyifite ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ku murongo wa 3 yamubwiye ngo Satani, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera? Umurongo wa 3 aramubwiye ngo yabeshye umwuka wera. None ku murongo wa 4 aramubwiye ngo si abantu beshye, ahubwo ni Imana ubeshye. Mu yandi magambo yamubwiye ngo yabeshye umwuka wera, ngo rero si abantu, ni Imana ubeshye. Bigaragaza yuko it is the same person. Umwuka wera ni Imana, the same person. Ndetse ku murongo wa 9, ubwo nyuma ibyaje kuba yarapfuye bajya kumuhamba, umugore we nawe araza nyuma amubaza ati, ibyo umugabo yakoze nibyo? Hanyuma umugore ati nibyo. Ubwo ndaparaphrasing nihuta kubera umwanya. Hanyuma Petero aramubaza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Mana? Iki cyanditswe hano tutagiye wenda kureba ibindi birimo, kiratwereka yuko umwuka wera ari Imana. Kubeshya Imana egare kubeshya umwuka wera, cyangwa kubeshya umwuka wera egare kubeshya Imana. It is the same person, they are same people. No, ni personally no umuntu umwe. Reka mbyita umuntu wenda in the sense yo kuvuga a person, not a human being. So umwuka wera ni Imana. Icyo ni ikintu cya mbere dukwiye kumenya. Nitumwadressinga, nitumuvuga, ntitukumve yuko ari ikindi kiremwa, ari iki. Oya, in the Trinity ni Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, the same person. Hanyuma icya kabiri wenda abantu tujya tugiraho misunderstanding, nuko umwuka wera nyine is a person, not a thing, si ikintu, ahubwo is a person. Ndetse mu Cyongereza aba addressed as he. Niyo mpamvu ntitwavuga ngo umwuka wera ni iki. Oya, ntabwo ari ikintu. Ntabwo twabaza ngo umwuka wera ni iki. Oya, ahubwo twabaza ngo umwuka wera ninde. He is a person, ninde. Ako ni akantu ka kabiri. Aka gatatu wenda nasorezaho ku kuvuga bike ku mwuka wera ninde. Iyo usoma wenda kugira ngo bitworohere no mu gihe dusoma Bibiliya cyangwa izindi nyandiko ziba zanditswe neza, ubundi muri Bibiliya tusangamo types nyinshi za spirits or spirit, umwuka. Ikizatwereka ko iryo jambo dusomye mu Bibiliya rivuga spirit ari umwuka wera cyangwa w'Imana, nuko ritangizwa na capital S muri Bibiliya z'Icyongereza. Muri Bibiliya z'Ikinyarwanda I'm very sure ko zitangizwa na capital U. Yes, somye aha twasomaga tutiriwe tujya kure, byakozwe n'umwa 5 umurongo wa 3 avuga ngo ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera. Kubeshya umwuka wera, iyo ni capital, ni inyuguti nkuru kandi iri mu nteruro hagati. Abize Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda, mu nteruro hagati nta jambo ritangizwa n'inyuguti nkuru keretse iyo ari izina bwite. Noneho hano umwuka wera bitangijwe na capital U, mu Cyongereza ni capital S.
rero aho uzasoma hose ukabona bivuga umwuka cyangwa se spirit mu cyongereza starting with capital letter, capital U or capital S mu cyongereza, biba bivuga umwuka wera byanze bikunze. Reka nanone mvuge kano kantu mu gusobanura hano umwuka wera, mvuge ngo natwe ubwacu umuntu n'udakijijwe afite umwuka. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. There is spirit, soul and body. Spirit umwuka, soul ubugingo ngira niko bita mu Kinyarwanda, and body umubiri. Umubiri ni uyu nguyu nyine dufite, abize biology muzi ko ufite 5 senses: kureba, to smell, to taste, feeling, that is touch, 5 senses. That is the body. Then hakabaho soul. Soul n'ubugingo, niyo bigira amarangamutima, wababaye, wishimye, that is the soul. And then there is also the spirit, the spirit of a man, umwuka w'umuntu uri muri we, that is the spirit of a man. Ariko noneho iyo nayo Bibiliya ijye bivugaho. Usomye mu Baroma ibice 8 n'umurongo wa 16, ndirinda gukoresha amagambo yanjye, haravuga ngo Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 16 ngo umwuka with ya capital U, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. So umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu, bivuga ngo natwe dufite umwuka ariko hari n'umwuka w'Imana. Now rero rwose I would say n'udakijijwe afite ibyo bice bitatu, science irabiprovinga, spirit, soul and body. Rero mu gusoma Bibiliya bizadufasha kujya dutandukanya, ese hano haravugwa umwuka w'Imana cyangwa n'umwuka w'umuntu cyangwa ni imyuka yindi y'abadayimoni n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So ubwo tubonye rero ko umwuka wera ari Imana ubwayo kandi he is a person not a thing, and uburyo dusoma iyo dusoma text kubona ko ari we wandikwaga biroroshye, kuko tubonye ko it starts with capital S always, or mu Kinyarwanda ni capital U. Bene data, reka dukomeze tureba noneho umwuka wera aza ryari. Umwuka wera aza ryari cyangwa se asanga umuntu ryari? Wenda reka ntangire mvuga ngo asanga nde cyangwa se abamurinde. Ubwo biranatwereka ngo agenda ryari, niba ajya agenda. Iyo dusomye mu Befeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, Kristo bari muri Efeso igice cya mbere, Abefeso igice cya mbere n'umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, Ephesians 1:13-14. Mu Kinyarwanda aravuga ngo niwe namwe mwiringiye, ngo yavugaga Kristo, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Twibuke agakiza, twiga ku gakiza tugahabwa by faith, tugahabwa no kwizera. Ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera. Mu yandi magambo, mumaze gukizwa, kuko kwizera nibyo biduhesha gukizwa. Kwizera aya magambo ngo niwe wabashyizeho, ni Kristo niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Murongo wa 14, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura, ubwiza bwayo ushimwe. Hano ku murongo wa 13 bitweretse yuko ngo igihe twamaraga kwizera ngo nibwo twakijijwe, niyo namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Twumvishe ijambo ry'ukuri, gospel, aribwo butumwa bwiza bw'agakiza kacu. Ubwo ni Kristo, twumvishe Kristo, twabwiwe Kristo, turangije turizera. Tumaze kwizera niko gukizwa kwacu, ngo Kristo adushyiraho ikimenyetso ari cyo mwuka wera twasezeranijwe. Donc iyo umuntu akimara gukizwa gutya, iyo umuntu akizera Kristo umwami n'umukiza we, mwuka wera ahitaza akaba ikimenyetso, akamujyaho, ahita amuzaho, akaza kubana nawe. Mu yandi magambo, nta kundi gutegereza. Hano Bibiliya itweretse yuko umuntu akimara kwizera, the Holy Spirit comes, umwuka wera ahitaza, kandi ikimuzanye ahangaha ni ukuza kuba ikimenyetso, garanti, ingwate. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe cyose Kristo ashaka kukureba, agomba kukubonaho cya kimenyetso, kuko nta nubwo rwose ajya agenda. Kitwereka yuko atajya agenda, ngo uwo mwuka wera twasezeranijwe, ngo uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura. Kuvuga ngo kugeza igihe
Imana izacungurira abo yaronse, umwuka wera azaba akiri kumwe n'abizeye Kristo. Nicyo ino 20 ivuze. Umwuka wera rero aza ryari? Aza iyo umuntu yizeye Kristo, akijijwe mu yandi magambo, hanyuma akagumana nawe kugeza igihe Imana izaza gucungura abo yaronse. Niko Bibiliya itubwiye. Reka dukomeze noneho tureba ngo ese umwuka wera iyo aje amara iki? Aza gukora iki? Kubera iki aza? Turifashisha ibyanditswe byinshi, ndabivuga nihuta kugira ngo bitworohere, ariko ikirimo gikomeye cyane, ndagerageza kuvuga wenda nk'ibintu nka 7 cyangwa 8, ariko nihutisha. Umwuka wera atangira kugira umumaro ku muntu ataranakizwa. It may be complicating. Mukanya nari mvuze yuko aza kuwakijijwe, none ndavuze ngo agira umumaro ndetse no kuba utarakizwa. Reka mbereke uburyo atangira kugira umumaro ku muntu utarakizwa ariko agakomezanya nawe. Iyo usomye Yohana, ubutumwa bwiza, the Gospel of John according to John, chapter 8 verse 16, chapter 16 verse 8. Yohana 16:8 n'umurongo wa 8 aravuga ngo ubwo azaza, yavugaga umwuka wera. Reka mbere kuri 7 kugira ngo tubyumve neza, ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda. Ni Kristo arimo kubasezera bababaye, batangiye kugira agahinda. Ndavuga abigishwa be bari kumwe nawe, arababwira ati ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri. Uyu mufasha avuga n'umwuka wera. Ngo ariko ni ngenda nzamuboherereza. Umurongo wa 8 ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umurongo wa 9 iby'icyaha kuko batanyizeye. Mu yandi magambo, abatarizera Kristo, nk'uko tubizi from all the way twiga salvation, abatarizera Kristo ni abapagani, ni abatarakizwa nyine. Rero ngo azabemeza iby'icyaha kuko batamwizeye. Mu yandi magambo, umwuka wera atangirira ku muntu utarakizwa amwemeza iby'icyaha, akamwemeza ko ari umunyabyaha, hanyuma agatuma yizera Kristo. Noneho rero ubwo nibwo abatangiye umurimo we. Atangira afata umunyabyaha akamwemeza icyaha cye, hanyuma akamukururira kwihana. Of course ababayeho na process yo kumva ubutumwa bwiza nk'uko twayibonye muri message z'ubushize. Icyo gihe rero abatangiye sasa urugendo rwo gukorana nawe. Hanyuma ikindi akora iyo amaze kumwemeza iby'icyaha akizera, ubwo abakijijwe, icyo ahita akora gikomeye ni ukumubatiza mu itorero. Ubushize twabonye itorero ko ari a congregation of believers. Ntabwo itorero ari I'm sorry to say it this way, ntabwo itorero ari Restoration Church, niyo nsengeramo. Ntabwo ari Zion Temple, ntabwo ari Anglican, ntabwo ari Catholic. Yes, those are churches, local churches. Izo ni local churches. Ariko iyo Bibiliya ivuga itorero, the global church, the congregation of believers, umubiri wa Kristo, nk'itorero nyine umubiri wa Kristo, it is the global congregation of believers. Muri Restoration barimo, muri Zion barimo, muri Apostles barimo, mu itorero usengeramo rwose harimo abagize umubiri wa Kristo. Cyokora harimo n'abatawugize bagiye guterana. Rero iyo umuntu akimara gukizwa, iyo umwuka weraje akemeza Paul, njyewe akanyemeza iby'icyaha, ubwo ni cya gihe ntarakizwa, nkizera nkihana, icyo gihe mba nkijijwe. Icyo ahita nkorera, ambatiza mu mubiri wa Kristo. Mu yandi magambo, anyinjiza mu mubiri wa Kristo, anyinjiza mu itorero. Dusomye Abakorinto ba mbere ibice 12, Abakorinto ba mbere ibice 12, tuzabigaruka. Iki gice cyo tuzakigarukaho cyane tuvuga ku mpano nyine z'umwuka. Ni kimwe mu bice bigaragaza impano z'umwuka cyane, kuri uyu munsi ntituri bugitindeho. Ariko uhasomye ibice 12 by'Abakorinto ba mbere, urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto, ibice 12 umurongo wa 13, haravuga ngo kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Mu mwuka umwe twese nimwo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Mu yandi magambo, umwuka wera convicting a sinner, akamwemeza iby'icyaha, akihana. Yamara kwihana noneho ubwo abakijijwe akamubatiza
akamuzana hamwe natwe akamutwegereza. Kuvuga ngo umuntu ukijijwe mu kanya saa 12:59 mu minota 3 ishize, ubu Mwuka Wera yamaze kumwinjiza mu mubiri wa Kristo natwe turimo. Ubu yamaze kuba umwe natwe, yamaze kuba mwene data. Si cya mbere yemeza abantu iby'ibyaha byabo batarizera, yarangiza bamara kwizera bakijijwe akababatiza mu itorero, akabagira umwe mu mubiri wa Kristo. Ikindi, Umwuka Wera ajya inama. Usomye Yohana 14:15, wenda reka no kwirirwa nkomeza kujyayo gusoma cyane kugira ngo ntaza gutwara umwanya, ariko bimwe ndabisoma. Yohana 14:15, aha nabwo ni igihe Yesu yari arimo asezera abigishwa be, ubundi guherangira ngo ku bice 13 bya Yohana ukomeza yabamo basezera, ni nk'ikiganiro cya nyuma batangiye kubabara. Noneho ku murongo wa 15 abahumuriza arababwira ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mweweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Umwuka Wera rwose ni umujyanama. Isomye ku murongo wa 26 aratwigisha w'icyo gice nyine cya 14:26, aravuga ngo ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Agakurikiyeho abibutse byose, aranatwibutsa abibutse ibyo nababwiye byose. Mwuka Wera rwose mu mirimo imwe akora aratwigisha kandi akatwibutsa rwose. Ngira ngo buri umwe muri twe yaba umugabo wo kubihamya ko hari igihe uba ugeze muri situation runaka ukumva wibukijwe, you're reminded of ijambo ry'Imana. Ko hano icyo twibutsa gikomeye n'ibyo Kristo yavuze. Hano yarababwira ngo ngazabitsa ibyo nababwiye byose, kuko yabwiraga abigishwa be nyine yabanye nawe yarababwiye. Kuri twebwe rero atwibutsa ibyanditse muri Bibiliya, ibyo twigishijwe, ibyo twasomye, kugira ngo bidufashe muri izo situations. Mwuka Wera aratwibutsa ariko aranatwigisha, he teaches rwose. Ngira ngo turaza gusoza dufata ingamba zo kwemera kwigishwa nawe. Nihuse, Umwuka Wera nanone niwe udutera ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Acts 1:8, byakozwe n'intumwa igice cya 8, niho nanone Yesu maybe the last words he said mbere yuko azamurwa gusubire kwa Data, nibwo yabwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera namanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu n'Iyudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. So ikindi akora, aduha gushira amanga mu kuvuga ubutumwa. Oya, ntago aduha gushira amanga mu gutukana, ntago aduha gushira amanga mu bindi, aduha gushira amanga mu kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hano urugero twabona ni Petero wihakanye Yesu inshuro 3, ariko hano Umwuka Wera amaze kumanukira mu bice 2, noneho yashize amanga ahagarara imbere y'abantu, ababwiriza ubutumwa, ndetse ngo abarenga 3,000 barakizwa. Ikindi nuko Umwuka Wera ayobora mu kuri kose, Yohana 15:13, kandi akatumenyesha iby'Imana, kuko ngo yenda ku by'Imana akaza akabiduhereza. 15:14 Yohana. Ikindi gikomeye nanone, aradusengera cyangwa se atwigisha gusenga. Reka hano masome ariho dusoreza kureba imwe mu mimaro y'Umwuka Wera, nubwo ari myinshi cyane mu by'ukuri. Umuntu umwe wanditse aravuga ngo umuntu kugira ngo agerageze kumenya Imana yose in totality, ngo ni nk'uko umuswa, an ant, umuswa washaka kumenya internet. Birasekeje, ariko twebwe Imana tugenda itwihishuriraho gake gake tukagenda tuyimenya. So bino ni bikeya rero mu byo Mwuka Wera dukorera, ko hari n'ibindi. Abaroma 8:26 aravuga ngo uko niko no mwuka, iyo ni capital U, umwuka ubwo w'Imana adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Rero bitwereka yuko Umwuka Wera rwose adusengera, kandi niyo dusenga adufasha gusenga. Ngira ngo buri umwe tumuhaye umwanya ashobora kuduha ubuhamya bw'ukuntu ushobora kujya mu masengesho ufite prayer requests, ariko wagerayo nyuma y'umunota 1, 2, 3 igihe runaka se ukumva ibyo wasengeraga byahindutse. Rwose cyane cyane uyobowe n'ijambo ry'Imana. Umwuka Wera iyo tumwemereye atwigisha gusenga kandi akatuyobora uko dukwiye gusenga. Kubera icyo Umwuka Wera atanga impano. Ubundi twabonye yuko Umwuka Wera
ni Imana ubwayo bigenda bikareba umunyabyaha, finds a sinner and convicts him of the sin, kamutera kwihana, akaba abaye baptized into the body of Christ, that is the church. Hanyuma rero yamaze kugera mu mubiri wa Kristo, yamaze kuba a member of the body, icyaba asigaje noneho it is to manifest ko Mwuka Wera nyine ahari. So icyo akora rero Mwuka Wera ahereza uwo muntu impano, he gives him gifts kugira ngo azikoreremo, not the person. Ntabwo ari njyewe Paul ukoresha za mpano mbere yuko tunabyinjiramo, ahubwo Umwuka Wera niwe unkoreramo muri za mpano yampaye. Hano ndashaka kugira ngo a person is minimized and diminished and God is elevated. God is seen doing this. It's not me doing it, it's God doing it in me. Reka ngira ngo iyo mindset tubanze tuyumve, kubera yuko Umwuka Wera niwe atanga impano. Umwuka Wera atanga, buri muntu wese ukijijwe amuhereza impano, because we are saved to serve, there is service we should give. Iyo amaze kumuha izo mpano rero, uwo muntu atangira gukorera muri izo mpano. Ariko ndashaka kugira ngo tugire understanding yo kumva ngo it's not me doing it. Reka ntange urugero, niba ari impano yo kwigisha, njyewe ndi umwarimu, ni imwe mu mpano mfite, even by profession, nize kwigisha, ndanigisha. Ariko Imana ntishaka kubona Paul wigisha, wiyemera, wikubita ku gituza ngo nigishije bemeye muri ya mpano yamaye. Oya, irashaka kubona yo inyura muri Paul ikigisha abantu bayo. Reka nizere ko turimo kugendana. Niba ari impano yo gusengera abarwayi bagakira, ntishaka kubona Paul usengera abarwayi bakamwemera, bakamuhamagara, akabigitangaza, hanyuma nawe agatangira kuba praised. No, irashaka kubona Paul inyuramo ngo igikiza abarwayi abasengeye. It's not Paul, it's God doing that through Paul. Now, impano rero Imana iduha, Umwuka w'Imana aduha, Umwuka Wera aduha, aziduha for his service, not our service, for his service. Aziduha kugira ngo azikoreremo, it's him doing it. Now, ikigaragara rero nyuma yo kuzikoreramo, ikizatwerekanaho izi mpano turimo aduhereza, turimo dukoresha zose uko tuzazibona, ndetse n'izindi nyinshi tutazabona muri ino nyigisho ya kino gihe. Impamvu aziduha, it's for the church. Zino mpano, impano tuzihabwa for the church. Ndaje mbisubireho mu kanya, impano zo tuzihabwa for the church. Hari ikindi kintu rero cyitwa imbuto, Umwuka Wera, the fruit of the Holy Spirit. Imbuto zo tuzera for the world, kubw'isi, kubw'abatarakizwa. Ngira ngo muzi aho Petero yandikaga abwira abagore, zimwe muri morals yigishaga abagore, ababwira ati mwebwe rero ntimukazajye mushwana n'abagabo banyu, mujye mubumvira, muberere imbuto, kugira ngo ahari nabo nibabona imirimo yanyu myiza bakizwe. Nibabona imirimo yanyu myiza bakizwe. Reka wenda mpabasomere kugira ngo tubigenanemo neza. Ni Petero wa mbere ibice 3, ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, mu yandi magambo badakijijwe, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso nziza zanyu zitunganye, zifatanyije no kubaha. Now, imbuto zo it's for the world, niza batarakizwa, kubona abagabo ntago bizeraga. So the gifts are for the church, the service for the church, and then imbuto zo it's for the world. Uyu munsi rero muri no nyigisho turimo turafokasinga cyane kuri gifts, cyangwa se ku mpano. Rero kubera iki izi mpano tuzihabwa nyine, it's for the church. Ntiriwe njya no kurondogora mvuga ibindi byinshi. Let's read one text. Dusome text imwe iri mu Befeso ibice 4, duhere ku murongo wa 10. Abefeso ibice 4, duhere ku murongo wa 11, kaduhere ku wa 11. Ephesians 4:11. Nuko aha, that is Christ, nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera umva impamvu rero yabahaye bino bintu. Izi ni zimwe mu mpano tuzazibona ubutaha muri details. Umva impamvu rero bitanga ku murongo wa 12, ngo ni ukugira ngo abera batunganyirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana. Kugira ngo abera, dushatse twavuga kugira ngo abakijijwe batunganyirizwe rwose gukora
umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Abera batunganywe, that's one, batunganyirizwa iki? Gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. The end result ngo ni ukugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose n'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge kuri umurongo wa 15, turi mu rukundo dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari we Kristo. Hano rero Pawulo arimo aratwereka yuko igikomeye cyane gituma duhabwa the gifts, duhabwa impano, nta kindi, it's for the edification of the church. Tuzihabwa kugira ngo dufate abizera, dufate the saints, the church, the Christians, dufate abakristo, dukoreshe za mpano zacu, twemere Imana ikoreshe za mpano zacu kugira ngo dutunganye itorero ribashe kugera ku kigero kizima, ribashe kugera kuri unity of faith, ribashe kugera kuri knowledge of the Son of God, ribashe kugira twese duhurire hamwe to attain to the total measure of the fullness of Christ, tugere ku kigero cyiza cya Kristo. Iyo niyo mpamvu ikomeye Imana itanga impano. Taha tuzareba impano izo arizo kugira ngo wenda buri muntu amenye niyo afite, ariko mu by'ukuri igikomeye hano duhabwa impano, it's not for ourselves. Imana not for me. I'm given gifts not for me, it's for the church. If I'm not using them for the church, ndimo ndazipfusha ubusa. I should be using them for the church, kugira ngo dutoze, twigishe, dufashe itorero ry'Imana rigere ku kigero cyiza cyo kudatereganwa hirya no hino n'inyigisho ziri hirya no hino. Turabizi ko muri no minsi hari inyigisho nyinshi, ndetse ngira ngo zimaze n'igihe, ariko ubwo zimaze kugwira, zigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye. Dufite rero Imana iduhereza impano kugira ngo tubashe gufasha itorero ryo kuyobywa n'iyo myigishirize itandukanye, ahubwo tugere ku kigero cyiza kimwe cy'imyumvire yo kumva the knowledge, yo kugira the same knowledge of the Son of God. So we are given the gifts for the edification of the church. Ikindi wenda navuga ku mpano nuko zino mpano duhabwa, the gifts we are given, they are more effective when they complement each other. Zigira umumaro iyo zuzuzanya. Tuzabibona neza next time ko Paulo yandikira abikorinto in 1 Corinthians, mu rwandiko rwa mbere yabandikiye chapter 12, aho agaragaza yuko atanga analogy, atanga ikigereranyo cy'umubiri w'umuntu. Dufite ingingo zitandukanye, mfite amaboko, intoki, umutwe, umusatsi, amazuru, amaso. Wirebye uhita ubona ufite utugingo twinshi ku mubiri wawe, kandi buri kamwe gafite umumaro wako, ndetse katabashije gukora umumaro wako, umubiri wose ugira ikibazo. Iyo usitaye ku ino, ngira ngo ubu gusitara abantu bakazana ibisebe ku ino ntibikikunda cyane kuko twambara inkweto. Kera iyo umuntu yasitaraga, hari n'uwasitaraga rwose n'urwara rukavamo. Ubwo n'intoki zakoraga iyo bwabaga zikava hejuru zikajya gufataho, zikoza, ndetse no kugira ngo umutwe ubigaragaze, umutwe ukakurya, kugira ngo kwereke ko nawo wabaye touched. Urebye uburyo organs zacu zikorana, ukareba respiratory system, uburyo guhumeka bikunda oxygen, umuntu yinjiza oxygen, yagera mu mutima bikaza kugenda mu bihaha, the respiration, noneho bikaza gutuma amaraso aba oxygenated, ari deoxygenated, akagaruka mu mutima kuyungururwa, bikaza gukorana n'ubwonko. Ubwo iyo bigeze mu bwonko hazamo the nervous system, ntabwo nibuka biology neza. Ubwo byanze bikunze mu kuyungurura amaraso hazamo impyiko, kidney. Uburyo umubiri w'umuntu ukoze na systeme yose wayarenze umubiri w'umuntu, kimwe muri cyo gipfuye, the whole body is affected. This is how these gifts should be used. Uwo Imana yahaye impano runaka, indi kamuha indi itandukanye niye, so kugira ngo imwe igaragare nk'iri hejuru indi iri hasi. Oya, it's for complementarity, no kugira ngo zuzuzanye. Ndetse biriyo ikoresha n'urugero ikavuga ngo ngo abafite ngo bya bice dufite by'icyubahiro gike nibyo bikomeye cyane kuko ni nabyo duhisha.
So nta mpano n'imwe ikwiye gusuzugurwa, nta mpano n'imwe ikwiye gusuzugurwa, buri imwe ikwiye gukoreshwa neza yuzuzanya n'indi. Rero hari mistake ihari muri ino minsi yuko hariho bamwe tubona nk'abari hejuru abandi bari hasi. Reka nkoresha urugero, muraza kumbabarira, if I'm wrong you correct me. Ugasanga in a church pasiteri niwe dushyize imbere cyane, afite impano ya pastor, yo kuba pastor, yo kuba umushumba. Hanyuma ufite impano ya service, yo gusavinga, wenda arabyuka akora ku rusengero, tukumva waraciriritse. And in the eyes of God, mu maso y'Imana, these people are equal in his sight. Actually umwe ashobora ndetse no kuba ari ukenewe cyane, ariko reka no kubivuga gutyo mvuge ngo zimwe zose ziruzuzanya, nta n'umwe ufite impano isumbi y'undi rwose. Oya, zose zikwiye kuzuzanya, kuko imwe ivuyeho indi nayo yagira ikibazo. Kutabibona gutyo ni ukuyoba, kumva yuko hari imwe iruta indi, kumva yuko hari ufite isumbi z'abandi ndetse nawe akabigendera. Sometimes zimwe tukanazishyuza, kuko Imana yampaye impano runaka, nkatangira kujya nca abantu amafaranga. Mujya mubumva abaca abantu amafaranga ngo ndagiye gusengera ariko urabanza wishyura aya mafaranga ya naya, ndetse hari n'ibiciro ngo usengera hano yishyura aya, uturutse hanze arishyura aya, abagore naya. Amen. Ukumva impano z'Imana twatangiye kuzihindura izacu, turashaka kuzibyaza umusaruro wacu, ariko n'iz'itorero nizo gufasha itorero, ndetse nta yiruta iyindi, ahubwo Imana iziduha for complementarity, kugira ngo zuzuzanye. And to end this, mu gusoza, to miss love is to miss them all. Niba wifuza kugira ngo zikoreshe neza, zikoreshe mu rukundo. Iyo usomye Korinto ba mbere ibice 12 bikwereka a list of gifts, kanakana icyo kigereranyo cy'umubiri w'umuntu nuko nazo ariko zikwiye gukoreshwanya, ariko ibice 13 noneho akagaragaza urukundo, ngo niba wifuza impano iruta izindi, there is love, urukundo. Kuko mu rukundo niho noneho zose ziza zikuzuzanya, ntihagire ipinga indi, ntihagire umwe usuzugura undi, kuko afite iyundi afite iyindi, zikuzuzanya. So if you miss love, you miss all of them. And if you want to test them, niba ushaka kutestinga ngo urebe koko kwiyo ngiyo ari impano y'Imana, koresha ijambo ry'Imana, God's word, the truth. So it's nukureba niba content y'iyo mpano ikirimo kuyikoreshwa is the content in accord with the gospel. Ese ibyo mpano irimo gukora bijyanye n'ubutumwa bwiza, bijyanye n'ijambo ry'Imana? Ese birabyara imbuto z'umwuka? Ziralistinze ahantu henshi, mu Galatiya 5:22 zirimo, ndetse 1 John 4:1-6. Ibi byanditswe tuzayibona muri notes, bizaba bigaragara. Rero abenshi ngira ngo ubu ngubu noneho dufite ikibazo kivuga ngo ese niba impano zuzuzanya, niba umwuka wera atanga impano kuri buri umwe wakijijwe, kandi nkaba narakijijwe, impano mfite nezihe kugira ngo zizuzuzanye n'iz'undi? Ndetse reka mbivuge ngo ni byiza yuko abantu bari kumwe muri congregation imwe, ni byiza ko bamenya impano bafite, buri umwe akamenya iye n'undi, ndetse bakanazisharinga. nkaba nzi ngo Rutayisire afite iyi mpano, Bateta afite iyi, Bahiza afite iyi, amen and so on. Noneho kugira ngo nitwinjira mu kazi tumenye ngo this one fits here, this one fits here, this one fits here, kuko ntitwajya hose, niko Imana yabiremye nyine kugira ngo twuzuzanye. Now ubu rero ikibazo gisigaye ni ukumenya ngo ni iyihe mpano mfite, kugira ngo nzamenye uko nyikoresha. Ibyo rero tuzabirebaho ubutaha, mu by'ukuri tuzabirebaho ubutaha. Bene data, mu gusoza uyu mwanya nahawe, ndagira ngo nibutse utuntu dukeya nari nateguye ntadusimbuka, hanyuma ninjire mu gusoza. Ubundi there is a sovereign distribution, not a qualification or a merit. Nta n'umwe ugera ku kigero cyo kumva ari qualified for this gift. Nyine ni gift, it's not merit. Ni impano, si ibyo umuntu akorera ngo abihabwe nk'ibihembo. Rwose ntihazagire ubona undi afite impano runaka ngo yumve ayirarikiye cyane anayifuze, cyangwa se yumve nyine kuki we afite iriya icyayimpa nanjye nakora byiza kumurusha. No, ahubwo nyine vuga njyewe si yo mfite, ndimo ndayikoresha neza, aho kwifuza gukoresha iyuriya neza. Amen. No kubona Paul akora ikintu runaka mvuge Paul ariko arabyica, wanshyira muri uriya mwanya we nabikoresha neza. Oya, ahubwo my question should be, aho ndi, am I doing it rightly mbere yo kwifuza iwe? Now it's God who distributes the gifts sovereignly.
mu bumana bwayo, in his sovereignty, mu budahangarwa bwayo, mu gukomera kwayo, mu bwiza bwayo, plus mu rukundo rwayo. Remember, it's for his church, ni ku bw'itorero ryayo. Reka mbabwire ngo nta n'umwe wakunda itorero kurusha nyiraryo. Kangasubiremo, no one will ever love the church than his God. Nta n'umwe uzakunda Imana, uzakunda itorero kurusha nyiri itorero, than the owner of the church. Nyiri itorero, mu Kinyarwanda baravuga ngo ukunda umwana kurusha nyina aba ashaka kumurya. Nta n'umwe wakunda itorero, nongere mbisubiremo, kurusha nyiraryo. Nta n'umwe rero uzifuza impano yo gukorera itorero kurusha nyiraryo uzabona ko rikeneye icyo kintu, igashaka abigihereza. He sovereignly distributes the gifts. So impano uzasanga ufite, be glad with that and ask God the wisdom to use that gift for his church. So ako ni kamwe. Aka kabiri, ngira ngo nakavuzeho, the chief operator is not me. The chief operator is not a man. The chief operator is not the one with a gift. The chief operator is the Spirit himself, is the Holy Spirit. Ukoresha iyo mpano si njyewe, ni Umwuka Wera ubwe muri njyewe. Pawulo yabibwiyeho Abakorinto, ngira ngo ni ibice 3:16. Reka mparebe ntaza kubeshya, ngo ntimuzi yuko, yes, Abakorinto ba mbere ibice 3:16, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi Umwuka w'Imana aba muri mwe. Ngira ngo twari twanabivuze ko Umwuka Wera azigiye dukijijwe, kandi iyo aje ntagenda, he comes to stay. Aba muri twebwe. Rero ubwo ari muri twebwe ni nawe ukora biriya. Abantu bakabona Paul nyine batabizi, bakabona ari njye, ariko ababisobanukiwe, they see God and they praise God for that. Rero he is the chief operator for his gifts. Twumve nyine na title ni impano z'umwuka. Ni umwuka uzitanga, hanyuma akanakomeza akazikoresha. So there is one God and one Lord and one Spirit, but the gifts are very, very many. There are variety of them. Hanyuma iyo variety rero yazo niyo ituma nyine ziba nziza. Reka mbaho urugero ku bantu bakunda indabyo. For people who love flowers, I love flowers. Ntangiye kwiga gukunda indabyo nanjye. Ubonye ururabyo rwa rose, ari indabyo nyinshi ariko of one color, they are not beautiful really. They are not beautiful if they are of one color. Flowers will be very, very beautiful when they are a mixture of colors. Nusanga indabyo zifite amabara menshi atandukanye ziri hamwe, that is the beauty of them. Ubwo nibwo bwiza bw'indabyo. Ubwiza bw'indabyo buri mu bwinshi bw'amabara yazo. Reka nanone mvuge nanjye ngo ubwiza bw'impano z'Umwuka Wera buri mu bwinshi bwazo for his church, mu itorero. Ubwiza bw'impano z'Umwuka Wera bugaragarira mu bwinshi bwazo mu itorero. Umwe afitiye, undi afitiye, undi afitiye, maze service yose yo muri church, imirimo yose yo muri church tukayigabanya, tukareka Umwuka Wera agakora. Mu gusoza rero bene data, reka mbabwire ngo uyu munsi twarebaga Umwuka Wera ninde, hanyuma tunareba aza ryari, aza kuri nde, atangira gukorana n'umuntu ryari, hanyuma amaze iki, cyane cyane tuze kubyitaho. Iriya mirongo igice cya 14 n'icya 16 bya Yohana, turebe icyo Umwuka Wera dukorera riri, hanyuma mu gusoza tureba noneho kubera icyo atanga impano, kuko arazitanga kubera icyo azitanga. Ubutaha rero tuzinjira neza mu kureba ngo ni izihe mpano z'Umwuka Wera, ni izihe mpano Umwuka Wera ahereza abantu for his church, kugira ngo noneho buri muntu tunagere ku rwego rwo kumenya ngo ese ngewe mfite izihe. Ibyo tuzabireba ku cyumweru, tunarebe ese buri mpano isobanuye iki, ivuze iki, umuntu yayikoresha gute, yayikoresha hehe. Twibuka ko ari for the church. Nituvuga church, yego ni byiza kumva ruriya rusengero ujya guteraniramo, nta makosa arimo, ariko church irenze ruriya rusengero. No ku kazi wanyu aho ukorera hariyo church, aho ugenda muri bisi harimo church. Niba hari abizera ubwo harimo church, yes, ubwo harimo umubiri wa. Niba wowe urimo already church irahari, ubwo harimo n'undi. Ahantu hose hari abizera, there is a church of God, because a congregation of believers, umubiri wa Kristo aho uri hose haba hari itorero. Ubwo rero nibwo tuzamenya izo mpano
izo arizo, tunarebe ndetse ngo ese wayikoresha ryari, wayikoresha gute. Ariko mo hagati possibly nzareba niba bizakunda kuwa gatandatu on Saturday, maybe shortly before Saturday like Thursday or Friday, nzasharinga link. Hari link imwe ihari umuntu akoresha and you test for the spiritual gifts you have. Hari ibibazo babaza ukagenda ubisubiza. Nje narayikoresheje n'abandi bakeya, bamwe tunabanamo hano muri no group, and they said it's true. Bavuze yuko mu by'ukuri byigaragaza ibyinshi ari ukuri. Rero nzayisharinga, hanyuma buri muntu taking a time agerageze kuyuzuza, izamwereka the top gifts afite, ndetse ikagerageza no kugusobanurira uburyo wazikoresha naho ukwiye gufitinga. Abantu bamwe tunanirwa akazi n'akazi gasanzwe simply because we are misplaced. Twagiye ahantu tutagombaga kuba turi. Basanga nagombaga kuba nkora ku kibuga cy'indege ariko nagiye kwigisha. Basanga nagombaga kuba ndi mu ishuri nigisha ariko nagiye mu biro ndi gitifu. Basanga nagombaga kuba ndi administrator mwiza ariko gasanga nagiye kuba umuganga mu bitaro. Amen. So it's better ko tumenya iby'Imana yaduhaye kugira ngo tunamenye neza aho tuzabikoresha. Rero nzasharinga iyo link tuyikoreshe, nibidukundira kuwa gatandatu tuzabicommunicatinga kare, tuzakore Zoom conference kuri Zoom, tubiganireho turebana, tubaze ibibazo, tukore iyo interaction. Imana izakomeza kudufasha. Hanyuma ku cyumweru dukore noneho synthese yo kureba impano nizihe, izo Bibiliya ivuga, ese ziriya Bibiliya ivuga ziri mu Bakorinto ba mbere 12 cyangwa mu Baroma 12 cyangwa mu Efeso 4 kubera ku murongo wa 10, ese niziriya gusa cyangwa hari n'izindi wenda zitanditse muri Bibiliya. Tuzabiganiraho mu buryo burambuye next Sunday. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha, mugire icyumweru cyiza cyuzuye ubuntu bw'Imana no kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ari muri twebwe kugira ngo atuyobore, atwigishe, adufashe, atwibutse. Kandi Bibiliya nanone iravuga mu Baroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Yandi magambo, niba turi abana b'Imana dukwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Paulo nanone yabyandikiye Abagalatiya mu bice 5 n'umurongo wa 24 na 25 ngo niba tubeshwaho n'umwuka twemere tuyoborwe n'umwuka rwose. Uko usenga ukavuga uti Mana Data, ukavuga uti Yesu Kristo, ujye unavuga uti Holy Spirit teach me, Mwuka Wera nyigisha. Reka mbahereze buno buhamya aribwo nsorezaho. Abigisha iyo twatangiye kugeramo hagati turarondogora, turigisha tugasoza kenshi tuguma dusoza ariko tutashoje. Hari igihe no buhamya gusa, just to know that the Holy Spirit is with us and talks to us. Nari ndimo njya ku ishuri ni kaminuza bachelors nayigiye muri Kiye, noneho ndimo njya gukora clearance kugira ngo mfate gown. Ababizi hari ibyo banza guklearinga, so ndagenda njya mu library bara clearinga, bamereza agapapuro, njya handi hose. So umunsi wo kujya gufata gown rero wagomba kwerekana clearances ufite. So ndimo nzamuka njyayo, mva mu Giporoso kuri umuhanda w'amabuye njya kugera ku muhanda utambika kujya Kimironko wa kaburimbo, nibuka yuko ka gapapuro ka clearance nagataye, ndagashaka ndakabura, numva sinzi naho kari, sindi busubire mu rugo kugashaka. So nafite gahunda yo kujya kwa Rando, ndavuga kanegere kwa Rando ibindi mbyihorere, I'm giving a testimony. So nkitambika gato nka metero zingahe, numva muri njyewe ikintu kimbwira ngo ariko Mwuka Wera muri kumwe, Mwuka Wera muri kumwe, musaba inama. And then I just paused gato cyane, quietly in my heart, ndavuga Holy Spirit tell me what to do, mbwira icyo gukora. Umva nagomba beshe ndababwiza ukuri, in an instant, ako kanya numva ijwi rimvugiyemo ikintu like telling me myself, nibwira nti nyuma yo gusenga iryo sengesho rigufiya cyane, ndi mu nzira ngenda ngana kwa Rando, ntaranagera Casa Bonitare House Restoration abahazi, ntaragera ku cyapa cyiza Kimironko kiba hariya, ijwi rihita rimvugiramo gutyo, rirambwira ngo kata ugende ujye ku ishuri, usubire muri library ubabwire yuko wakoze clearance ariko wayitaye. Ikikubwira rero ko ari n'Umwuka Wera, wumva umunezero. Mpindukira mfite umunezero, ndagenda ninjiramo, ndababwira nakoze clearance ariko narayitaye. Okay, registration number ndayibaha, barareba, wow, barongera barampereza izindi clearance, njya gufata gown. Just that's a very simple example nkunda gukoresha no kugenderaho, kumva yuko Umwuka Wera turi kumwe, kandi iyo muganirije he talks to me, arambwira, aranyibutsa, aranyigisha, arananganirira, akambwira ibigiye kuba. That is
how he works with us. Ariko twanarebye cyane nyine umumaro w'impano, it's for the church not for me. Murakoze cyane, mugire ijoro ryiza, muzagire icyumweru cyiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye. Kristo mwiza, ndagushimye nawe, ndabashimye ko mwaduhinduye abana b'Imana. Mana, watugize abana bawe muri Kristo Yesu. Turagushima ko waduhaye Kristo akatwitangira ku musaraba. Kristo, ndagushima ko wemeye kwitanga, kandi ndagushima ko utadusize twenyine nk'uko wabisezeranya abigishwa. Waranabikoze koko. You sent us a helper, a counselor, a comforter. Umwuka wera ari muri twebwe, abana natwe. Ndagushimye ko wamuduhaye Mwuka wera. Ndagushimye ko utwigisha, kuducomfortinga, kuducounselinga, kuturebukinga, kutwereka inzira, ndetse ngo wenda no kuby'Imana ukaza ukatuganiriza, even to know what is coming in the future. Ndagushimye rero, ndagushimye ku bw'inyigisho, ndagushimye ku bw'ibyo twigishije, ko dukwiye kubikoresha for the church not for ourselves and for the joy of the church. Ndagushimye kutadusiga, ahubwo uri muri twebwe kandi ugumana natwe. Komeza kutwigisha ndetse ukomeze kudufasha mu kazi ka buri muntu akora, mu mpano wamuhaye. Let us get best fit, tube placed neza aho dukorera, kandi ujye udushyira ahantu heza, amen, ahantu wifuza ko tuba turi, kugira ngo dukoreshe impano waduhaye for edification of the church. Urakoze rero, bana natwe twese, abari hano n'abatari hano, abazabikurikira nyuma, rwose bazabikurikire bumva wowe ubaganiriza imitima yabo, hanyuma kugeza igihe tuzongera guhurira tuzabe tugishima izina ryawe. Turinde twese n'abacu bose n'ibyacu byose, ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen, amen, amen.